Usengera muri ihe torero? Iryo Kristo yasengeragamo. Kristo Yesu se? Yego. Ako ngo sigaho no kuri Twitter. Nabonye BBC yarabyanditse. Amagambo abiri atari meza kuri nge. Kwizera no kwemera. Kuki? Nta myemerere ngira, nta n'imyizerere ngira. Ngo? N'abadukurikiye bazaha abana babo icyo bafite, buri wese ajyaho umwana we cyangwa uwo afiteho ubushobozi icyo afite. Kuko cyane cyane abana nta nubwo n'aya magambo ndi kuvuga, abana ntago bumva ibyo tuvuga, bareba ibyo dukora. Ntabwo ari urugero rwiza rero kubwira abana ngo abana banjye ngo iyo bagiye gusenga ngo bagira gutya cyangwa bashyira agahanga hasi cyangwa barahumiriza. No, umwana nabona ubikora akabona imbuto umwerera, akabona ibyo byose azabikurikiza. Initire yo kwirirwa unamubwira ngo mwana wanjye ngo bira n'icyaha, birangwa iki, ayo ni amagambo. Uzabwira umwana wawe ngo kunywa inzoga ni bibi, buri munsi akubona wasinze. Bwira umwana wawe ngo gukubita nyina ni bibi, buri munsi ukubita nyina. Urumva uri expecting ubundi iki? Ko abana nabo bari bo nyine. Abana ni ingero tubaha, abana ntago ari ibyo tuvuga. Nawe rero kumbwira ngo abana tubarere gute, tubahe ingero, nta kindi nicyo wenda nasoreza. Inshuti bakunzi ba Iriba News TV, twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu byiza mukunda, turabibona ko mubikunda. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umugabo witwa Jean de Dieu Karinijabo. Abenshi muramuzi, ni umunyamakuru ufite uburambe bw'imyaka itari mike hano mu Rwanda, akaba ari n'umuyobozi wa Primo TV. Abenshi murayizi, muranayisura kandi turabibona, turanabibashimira kuko dukosore gato, ndi umukozi wa Primo Media, ntago ndi umuyobozi. Umuyobozi wa Primo yitwa Primo. Yego, yitwa Karinijabo Primo. Nge nitwa Karinijabo Jean de Dieu. Abantu bazagenda bamumenya, nawe arateganya kugeza kubaho ibiganiro. Urumva ko hari amakuru ntari mfite, arakoze kubigorora. Hanyuma rero Karinija, uraho neza? Muraho neza n'abakurikiye Iriba News, reka tubasuhuze tubakangurira kujya baza kuvoma ubwenge kw'iriba. Wambaye neza cyane, ndabona wambaye nka apotre. Usigaye ufite itorero se ko wambaye nk'abapotre? Oya, ntaryo. Abapotre nibo rwose usanga yakubisemo agakote n'agashati keza, kandi agahera ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere. Urumva abantu bareba Iriba ntabwo baza kuba Iriba ryubahwe kabisa. Ni wowe mutumirwa wa mbere ngize wambaye ikote rwose kabisa. Uri uwa mbere rwose. Urumva ko nanjye nanditse amateka kuri niyo mpamvu mise nikanga ko ushaka kuba apotre ko ufite itorero. Oya, ahubwo se kutavuze ko wenda ndi nk'umudepite cyangwa meya. Ariko abameya nibwo bambara amakote buri munsi, ariko abadepite nyambona hafi ya buri munsi bambara amakote. Oya, biterwa iyo bari mu makomisiyo baba bambaye ibisanzwe, bambara amakote iyo hari inteko rusange. Minister nawe sadepa naho ari bukorere. Yego. Ariko abapasiteri cyangwa abapotre numubona atambaye ikote uzambwire. Ko nabonye apotre yongo ataryambaye. Yongo se. Ngize mubona. Yawe ni international. Hanyuma Karinija. Karame. Harya ubundi uri tuvuze iby'abapotre n'abapasiteri, ntekereza akantu. Usengera muri ihe torero? Iryo Kristo yasengeragamo. Kristo Yesu se? Yego. Ako ngo sigaho no kuri Twitter. Nabonye BBC yarabyanditse. Kristo se hari itorero yagiraga buriya? Ni iryo ryanjye rero. Reka da. Yego. Uti nta torero, nta dini ugira? Ntaryo. Kutagira idini ubundi kera ko cyari igitutsi? Simbizi, ni nka bya bindi byavuze ngo kiliziya kwe kirazira kugira ngo bangize umuco nyarwanda, ariko ibyo ntabwo nubwo se uba muri rya rindi harya ririya ni idini Imandwa nkuru y'u Rwanda harya. Hoya
hari amagambo abiri atari meza kuri njye, eha kwizera no kwemera. kuki Nta myemerere ngira, nta n'imyizerere ngira. ngo Yego. ni ubwa mbere numvise umuntu utagira imyemerere n'imyizerere. No, reka bivana no muri ibyo by'iyobokadini bavuze ngo niyobokamana, barabyise ngo niyobokamana kugira ngo bisigirize babyitirire Imana. Niyobokadini bivane mu iyobokadini, no mu buzima busanzwe nta kintu nemera, nta n'ikintu nizera. ngo iki Ndamenya gusa. uramenya gusa? Gusa ngenzi Imana. Ibyo bintu ko numva ni umwihariko wawe. Hari abandi bameze hari abandi muhuje ariko hari abantu batizera, hari n'abantu batemera. Byaje bite se, byatangiye ryari? Ni kera, kuko papa yajyaga atubwira ngo ibintu byose bitandukanye abantu ntimukabijyemo. Donc kuba ikidutandukanye no kuba ngo uri umukatolike ndi umusilamu, ngo undi ni umuadeperi, ngo uyu ni umuporoso. Ibyo bintu bitandukanye abantu, ngo yafana Mani, yafana Arsenal, urumva? Ngo uyu ni muremure, ngo uyu ni mugufi. Waba umuadeperi, waba umukatolike nturi umuntu, waba muremure, waba mugufi nturi umuntu, waba inzobe, waba igikara nturi umuntu. Nyine umuntu ni umuntu uko ameze kose. Niyo mpamvu ntizera rero ngo aba ni abasilamu ngo bizera gutya, ngo n'abakatolike ibyo byabo ni bibatandukanya kuri ngewe kurenza uko bibahuza. Ikintu gitandukanye umuntu n'undi ntuzakindeberemo. None se witwa Jean de Dieu utarabatijwe? Sinzi aho ryavuye, ntabwo sinzi ibyo, ntabwo nkubeshye. Bivuze ngo wahitamo ko mwita Karinijabo kurusha uko mwita Jean de Dieu? Ibyo nabyo ni amazina, nabyo ni ibintu bitandukanye abantu. Witwa Emma n'ibyo Karinijabo uri umuntu. Ibyo si ntabwo njya ntinda kuri ibyo bintu byo kwanga uri yariyitiranwa na kanaka ngo ura ntibitiranwa. Ikintu gishobora gutuma abantu birema ibice, ntabwo ari njyo. Ariko hari kuvuga ngo yanywa inzoga, ngo ntanywa inzoga, ngo ibyo njye ntacyo bimbwiye. Ibice bitari bibi, bitarimo igico, bitarimo kurema igico, bitarimo ico, numva ntacyo bitwaye. Ni wowe kandi ndabikubahira. Ngendo nuko njye meze, nta ibyo sinya mbigira. Uri umugabo utari muto, ntabwo uri umwana, uri mukuru. Natangiye nkubaza ngo byaje ryari, umbwiye ko wakuze ariko ni gutyo narezwe. Kuva mu buto bwawe se nta myemerere wigeze ugira? Ntabwo nayigeze. Nibyo? Ntabwo nayigeze. Nshobora ntumiye wowe uri umukatolike ntazo, umusilamu ambwiye ngo uzaze iwacu ntazo, umuyehova ambwiye ngo nzaze, niba babyemera ntazo, umudiva ambwiye ntazo. Ibyo bintu ntabwo njya mbijyamo cyane, kuko nk'ubu ngubu Korani hari ibyo nzimo, Bibiliya hari ibyo nzimo. Yego. Nibura se wemera ko wikoresha kwemera ujya umbaza ngo wamenye ko gusa. Nibura waba ufite amakuru y'uko, ubwo ngarutse mu madini wihangane, amwe muri yo ashobora kuba atuma abantu bahindura imyifatire cyangwa imigirire itari myiza? Niba bikora, njye ntabwo nshobora kubuza Emma kujya mu idini runaka. N'ubu ngubu abana banjye hari ibyo mbabwira, hari ibyo bumva, ariko hari n'ibyo baba bataragera ku rwego rwo kumva. Iyo bakeneye kujya guterana na madamu aho bajya, it's okay, nta kibazo. Niyo wambwiye uyu munsi tujyane, turagenda, nta kibazo. Ariko njye ntabwo ndi umuntu nyine wo kubwira ngo ibi ni ibi, ngo zana ubukene bwawe ngo mbifate ngo mbiguhe. Oya, ntabwo ndi wa muntu uzabwira ngo Imana iravuze ngo oya, ntabwo ndi uwo. Ibyo simbizi, kuko Imana nzi ni Imana mbana nayo umunsi ku wundi, nyibwira igihe nshakiye, urumva, nkayibwira uko nshaka. Ujya usenga? Ibyo bintu nanone mwita gusenga benshi ntibabizi. Kuri njye gusenga ni ukuganira n'Imana. Yego. Njya nganira nayo. Nk'ubu wansengera? Hoye ntabwo nabikora. Ndabigusabye. Ntabwo bishoboka. Ndagusengera se nkurusha Imana njyewe. Iyo Mana wizera uganira nayo, ndagira ngo yimbwirire.
wowe ntabwo bishoboka. Imana ni iyawe, Imana niyo dukurikiye. Imana ntese ndayikubwirira gute ko ari aho bihera ubundi mujya muri ibyo. Naho bihera abantu bajya kwemera ibyo batazi, bakemera ibyo uje ubabwira. Njye ntabwo ibyo nyambyemera. Imana ni iyawe, Imana ni iyanjye, Imana ni iy'udukurikiye. Imana twese ni data, sibyo? Muri Bibiliya niravuga ngo data wa twese. None se urinde wo kujya kurusha abandi Imana ngo uze kuyibigisha? Oya, kunsengera. Gusengera iki se wayibwiriye? Niba gusenga ari kuganira n'Imana. Ubu umwana wawe yakenera ikintu akajya kubwira umuturanyi ngo genda umbwirire mama. Cyakora kuko wenda mwe muri abantu mwabikora, ariko Imana uyizera mu buryo Imana iri ari ya nyayo, uyemera warayimenye. Ibyo muvuga kwizera no kwemera, nge narayimenye. Inshuti yawe iramutse irwaye ntabwo wayisengera? Oya. Wowe uramutse urwaye wakwisengera? Njyewe nabwira Imana. Erega nge sinze nkambwira Imana. Okay, no kubwira. Njye mbwira Imana, Mana ko wenda nari kujya gushaka umugati w'abana biraza kugenda bite. Ikaba yacu izindi nzira nkabona Imana wuzanye. Nibyo iyo niyo Mana. Nge ntago izo Mana zindi bababwira mwizera well and good, muzigumeho kandi mukomeze muzizere, munazemera uko ziri. Ariko Imana nyamana yanjye ni Imana nzi mbwira ngo Mana ibiko bimeze gutya bigende biti, ikaba yacu inzira igaca inzira. Sinzi mu minsi yashize sinzi ibintu umuntu yanjyanyemo banije amafaranga bya bindi bya pyramide. Sorry to say so, naka example gato. Na amafaranga atari make. Noneho uwo twari twajyanye mara mbona arababaye cyane, we banamuriye make. Ndamubwiye se ubabajwe n'iki? Ngo amafaranga yanjye nguki. Namwe se uvuka hari amafaranga wavukanye toya. Nese nupfa hari bazagushyingura toya. Nese ubabajwe n'iki ubundi? Nyine ndabishaka ndabibura. Urumva? Ndamubwira ni ngwino pasi niba mvubabaye tugende nkugurira akantu. Nibura urelaxe uve no muri ibyo bitekerezo. Mukanya ukomoje kuri Bibiliya na Korowani, uti hari imirongo imwe nzi yo muri Korowani, urongera uti na Bibiliya uvuzemo utuntu twayo. Ibyo bitabo byo urabyemera? Ibyo bitabo urabyemera? Iyi ndabyemera yiga. Bibiliya urayemera? Iyi ndayemera. Kuruhe rwego, kuruhe rwego? Ni igitabo nyine kirimo ubwenge n'ubumenyi mu buryo bwacyo, na Korowani ni igitabo kirimo ubwenge n'ubumenyi mu buryo bwacyo. Ushobora kwifashisha mu kuba wa mugani, hari ibyo wakigamo, hari ibyo wakuramo byagufasha. Nibyo gutyo mbyemera. Ni igitabo nk'ibindi? None se ubona impapuro zacyo atari nk'izindi? Igitabo nyine kuko nkanjye Bibiliya, Korowani mbifata nk'ibitabo bitagatifu byahumetswe n'Imana. Uwo ni wowe. Nibyo kandi ujye ukomeza ubifashe. Ariko nanjye ndeke. Ni ibitabo by'ubwenge, by'ubumenyi, by'ubuhanga, nakita ko buhanitse ku rwego rwanjye. Ariko ni n'ibitabo impapuro zabyo zisa n'izindi. Uti? Impapuro zabyo zisa n'izindi, keretse niba wenda bibeshye. Yego. Umva dukomeze. Mbonye utangaye. Niko njye mbifata. Kandi nkakunda abantu babikurikiza, nkakunda abantu babisoma, nkakunda kuko gusoma byagura ubwonko, bituma umuntu amenya ibyo atarazi, bituma umuntu hari uruhande rumwe yavamo akajya mu rundi. Kimwe nuko wasoma igitabo cy'umufilozofe runaka bikagukura ku rwego rw'imitekerereze runaka bikagushyira ku yindi. Ni gutyo mbifata. Muri ibyo bitabo hari icyo utunzemo? Niba yimpe Bibiliya irahari. Irahari rwose. Nyizane. Wayiguze mu ruhe rwego cyangwa? Ntabwo nayiguze, n'inshuti yanjye yampayemo gift. Aha. Yarambwiye ati mbona ukunda gusoma, kira ngo Bibiliya nayo byisoma. N'umuntu wanjye wa hafi uzi ko nyine Imana nzi ari iyo. Arambwira ati kira ujye na Bibiliya. Ndamwe nta kibazo urakoze. Mfite n'ibitabo by'Abayehova nsoma, nk'igitabo cy'amateka ya Bibiliya. Mfite ibitabo by'Abakatolike za Gatigisimu ndasoma. Ntacyo bintwaye. N'ibitabo bya Adventiste, umwuka w'ubuhanuzi, bira bitabo bya Ellen White ndabisoma byose, nta kibazo pe. Ikijyanye no kuba abantu bashyingirwa bagasezerana imbere y'abayobozi b'amadini, byo bifata ute? Nta kibazo mu gihe imico yabo nyine bibemerera. Njye ntacyo bintwaye. Nawe wabikora? Njyewe
kubikora, hari ukubikora mu buryo bubiri. Hari ukubikora nk'ubyizera cyangwa ubyemera, yego, hari no kubikora nk'umugenzo. wabikora nk'umugenzo bitewe n'uko Emma tugiye kubana bishaka, kandi muri kamere yanjye nkaba numva nabangamira uburyo Emma yemeramo ibintu, reka mbimuhe nta kibazo, agende umutuzo uhinde nta kibazo. ubu imyaka nari maze nkuzi, njyewe nari nzi ko umva nigeze nkubangamira se? ntabwo wigeze umbangamira. Ninde wakubwiye ko namubangamiye? iyo myumvire yawe, reka mbyita imyumvire nayo kubyita imyemerere cyangwa imyizerere, ubwo kuko nanjye sindabyumva, sinumva ahantu nagukora. Urumva igikomeye ari ikihe? Ni uko nzi Imana. Urumva igikomeye ari uko ntameze nk'abemera n'abizera. Kuko reka nkubaze Edaheri ikibazo, n'abakristo mudukurikiye muzakinsubize muri commentaire. Kristo yasengeraga muri hedini, mumbwije ukuri. Hanyuma imyemerere ya Kristo n'imyizerere ye yari iyihe? Noneho munsubiza abakristo. Ahubwo ndumva uri umukristo. Ndamwemera Kristo pe. Uri umukristo? Ndamwemera. Uri umukristo? Ndamwemera. Kristo ndamuzi ku rwego rwanjye. Ariko uri umukristo? Ntabwo ibyo bintu byo kuba runaka ngo ndi umukristo ndi umusilamu nibyo mba nemera nge. Uri umupagani? Rwose ntabwo. Ugiye none kuza tubazo tw'amatsiko, kubera ko uri gushaka kundemamo ibice, kandi ntabwo nkunda ibice, nabikubwiye. Sinshaka kumva ngo Emma ni umupagani kandi nijabo uri umukristo, Abdul ni umusilamu. Oya, ndi umuntu, uri umuntu. Ndi kukubwira ngo nge namenye Imana, namenye Kristo, namenye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana imuha amahoro n'imigisha. Tugushaka nta kibazo. Ariko n'ubundi ndi mwene so, kubera ko njyewe na Emma turi Abanyarwanda, njyewe na Emma turi abantu, nta kibazo ntacyo twapfa gishingiye ku bitabo byanditswe. Igitabo kikandikirwa Abaromani mukagisomera mu buryo ntabwo twabipfa rwose. Ndi mwene wanyu, ndi mwene wabo n'abasilamu, ndi mwene wabo n'abakatolike, nta kibazo na kimwe. Hanyuma rero ufite inshuti nyinshi, nanjye ndimo. Mu nshuti zawe wumva nta kayihayiho ujya ugira, bavuga akayihayiho harya, ujya ugira ko kumva ko iyi myumvire yawe inshuti zawe nazo zagira imyumvire nk'iyawe? Oya, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza ko inshuti zinagira imyumvire imwe, kubera ko diversite ni iki harya ubwo mu Kinyarwanda? Kuba uruhurirane cyangwa urunyuranyurane rw'ibintu, reka ariko dushakishirizaho. Biba byiza kumva ko Emma yaba umukatolike, kuko ariko nyine yumva bimworoheye no mu mibereho, kandi bikamufasha mu buzima bw'imyemerere n'imyizerere mwebwe mugira. Kuba dushobora kuba turi kumwe wenda na Emmanuel, wumva ibintu akabyumva gutya, ngenda ndabyemera kandi nkanabyubaha. Biba byiza ko abantu mu buryo batandukanye, mu myumvire, mu myitwarire, mu myemerere, byakabaye bibahuriza hamwe mu bwuzuzanye kurenza uko bibahuriza hamwe mu gutandukana no mu kuvuga ko umwe atumva ibintu kimwe n'undi. Ariko kutabyumva kimwe ni byiza, gusa hagashakishwa aho abo bantu bari buhurire. Nge aho mbahuriza hose rero ni uko bose ari abantu. Ube minisitiri uri umuntu, ube depite uri umuntu, ube mukatolika uri umuntu, ube umusilamu uri umuntu. Mbere yo kuba icyo uri cyo cyose, mu mutima wawe umenye ko uri umuntu gusa, nta kindi nge mba numva cyakabitse icyo. Hanyuma imyumvire yawe cyangwa se imyemerere yawe niba ari myiza kuri wowe, kubera iki utakwifuza ko nanjye na Yohana na Marita na Mariya tumera nkawe? Ntabwo ari byiza kuko n'Imana iyo ishaka ko ibintu bimera kimwe ariko rema abagabo gusa cyangwa ikarema abagore gusa. Ni icyo cyonyine, kuko iyo abantu batandukanye nibwo ibitekerezo kuzuzanya bigomba kuziramo, no kwihanganirana no kumvana no kumvikana. Hari akamenya nkunda kubwira abantu ngo ntiwabana n'abandi nawe utaribanira. Donc muri wowe ugomba kubanza kwiyakira, ukiyumva uriwe, hanyuma ukemera nuko abandi bameze.
uko utameze nkawe ntabwo bimukuyeho ubumuntu bwe, ntibimukuyeho icyubahiro cye, ntibimukuyeho ubudahangarwa bwe niba bufite mu mategeko, nta na kimwe bimukuyeho. Icyiza ni uko rero wakira ko Emma ari Emma, ukakira ko Karinijabo ari Karinijabo, kubera ko niyo utabyakiriye ntacyo ukora ngo abe icyo ushaka kwaba cyo. Uzabona urugero umugore n'umugabo babana, umwe ari umu-ADPR wenda undi ari umusilamu, ariko ugasanga hari intambara yo kugira ngo yari uza kwa kanaka cyangwa yari uza kwa kanaka, n'ubundi akaza ariko akaza atari wa wundi. Iyo ukuyemo umuntu uwo ari we bituma aza atari n'uwo ari we. Simbizi niba ndi kubyumva. Abantu ubundi ni batu face wa mugana bari ko umuntu abyita. Karinije hari ushobora kumva ukomeza agahita yumva ko uri umunyabyaha, hari uri umuhakanyi, ibyo byumva ute? Oya none se kandi nemera Imana, nemera keretse niba reka nkubwira akantu kamwe katumye mbona ko ibi bintu by'imyemerere n'imyizerere ari ibintu kuri njyewe bidakwiye gutwara umwanya munini w'abantu. Ababijyamo uburenganzira bwanyu, ni n'ubushobozi bwanyu n'uburyo bwanyu, ariko Imana ni imwe cyangwa si imwe? Ni imwe. Amadini ni rimwe cyangwa si rimwe? Ni menshi bitewe n'imyemerere yabo, cyangwa ariko bakemera Imana imwe. Aho ntacyo wumvamo wowe, nawe turi kumwe kuri kamera. Ngewe Imana ari imwe, nawe wowe nturi umwe? Urimo bangahe? Umwe. None se kuki Imana yaba ari imwe ikagira amadini? Njya nkunda kuganira na Padiri Rushigajiki, ni padiri wungirije wa Saint Michel, akambwira ngo amadini ni accident. Kuba amadini yarabaye menshi na accident yabaye, ariko Imana irashaka ubumwe bw'abantu, sibyo? Na kimwe njye mbwira abantu, nawe mu kanya twabikomoje ni kubwira nti kubura uwo mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo cyangwa ibyo nge ntacyo bimbwiye. Igifite icyo kimbwiye mbere na mbere ni uko uri umuntu, icya kabiri wenda kuko turi mu Rwanda ni uko uri umunyarwanda. Ariko kumbwira ngo uyu ni uwahanguye aba muri ibi, ngo ibyo ni accident biologique, ngo wavukiye muri Canada, undavukira muri US, undavukira mu Rwanda, ninde wahisemo muri mwebwe? Wigeze uhitamo kuba umunyarwandakazi? Nta muntu. Ibyo ni ibintu simbizi, ngomba kuba wenda ubumenyi bwanjye bukiri bukeya ku bijyanye no kumva umuntu no kumva imibanire ya muntu, kuko sinize ibyo bintu bya sociology na bya philosophy, ariko mfite uburyo numva ibintu mu buryo bwanjye. Ushobora kunziza aho dukurikiye, cyangwa nawe Emma ari kumbaza, ariko wabinziza wese nemeye kuba nabizira. Hanyuma aya madini yacu rero wowe numvise uyita n'ibice, reka wenda nkoresha iri jambo kugira ngo tubashe kumvikana mu rurimi rwawe. Ibi bice byacu hari ibyo bitubwira ko ari icyaha, iki ni icyaha, nugira gutya na gutya ni icyaha, ibi n'ibintu uzabikore ni icyaha, ese tukayoborwa n'umwuka wera bitewe nyine n'aho dusengera n'imyemerere yacu. Wowe uyoborwa n'iki kikubuza kureka ibyaha n'ibisa nabyo? Ahubwo ngira ngo bari kumbaza ngo icyaha ni iki kuri wowe. Oya njye nkubajije uko nkubajije, nawe subiza uko byumva. Hera kuri icyo mbese usoreje, w'icyaha ni iki kuri wowe? Muri twe tugira ikintu cyitwa umutimanama. Uwo ntawe utawugira ariko. Njye myita umutimamana. It's the opposite. Njye ni opposite. Uti? Ni umutimamana. Ntago kuri njye ngira umutimanama. Kuko niba ubyumva neza, mu mutimanama habamo ibintu bibiri, habamo icyiza n'ikibi, sibyo? Umuntu akumva umurambwira ngo wagize utyo, undi ngo wagize utyo, undi ngo wagize utyo. Ibyo rero bishingiye kuri iyo kuri bimwe na rero nkubwira by'imyemerere n'imyizerere. Kubera ko hari umuntu waje agupakiramo kwizera no kwemera, uragenda nyine ugira uruhande rumwe rufite kwizera, ariko kugira n'undi rufite kwemera. Niyo mpamvu izo mpande zigongana. Ninjye muntu wa mbere utemera ko Satani abaho. Uti? Kubera ko n'ubugome bwe
jya mbona mu rusengero bavuga ngo kandagira satani mugakandagira sima, mugakandagira sima, turanyukanyuka hariya tuba tunyuka ni ikuzimu nyine hasi aho hasi. Ako Emma wa mugani, ariko abantu bazadukurikira bazanyihanganire, ngomba kuba ntumva ibintu, kandi njye nanjye mbyiyumvamo ko nshobora kuba ntumva ibintu. Ngo ntiwumva ko satani abaho? Ikibi gikorwa nande? Ni satani ushuka abantu nyine ngo bakore ikibi. Ubwo rero kubera ko ari wowe nyicaniwe satani, si wowe? Kubera ko ari wowe ungirira nabi ni wese de no. Satani aragukoresha cyangwa akankoresha ngakora ibibi. Satani ni ikintu ushobora gufata gutya cyangwa ni ikintu mwizeye mwemeye mwabwiwe? Ni imbaraga z'umwijima. Abari kuri kamera bandeba no kwe batakureba bari kubona ibyo ukoze. Umva ndumiwe data abadukurikiye ndumiwe kuko Karinija wowe wumva satani ari iki? Satani yabaho, yaba ari njyewe yaba ari wowe. Kuko uribuka hari abantu bishe abandi muri jenoside yakorewe Abatutsi, bakavuga ngo ni satani yadushutse. Umaze imyaka ubwirwa ngo uyu runaka ni mubi kuko mudahuje imiterere y'umubiri, umaze imyaka ubibwirwa, uraza kubeshyera nde wundi wari imyuka, iyo myuka ko ari wabikubwiye. We baraje barakubwiye ngo kandagira satani, ukumva ko gukubita ikirenge hasi kandi satani wuye hasi ni kuzimu. Ko nta bumenyi bwinshi nyine mfite ku myemerere n'imyizerere, niyo mpamvu ibyo bintu nabo mbyumva. Ntabwo mbyumva Emma. None iki kintu cyitwa satani kuri wowe wumva ari iki? Ngo ni njye nawe? Yaba ari njye nawe abaho. Ntabwo nemera ko satani abaho. Ntabwo nemera ko satani abaho. Imana nayo impamvu nemera kwibaho ni uko ikiri imbere ko gukora ibyiza biruta gukora ibibi. Ibyo bibi rero nibyo satani? Oya, ibyiza nibyo Mana. Ibibi biri muri kamere karemano ya muntu, sibyo? Ibintu mwe mwita ubumuntu njye mbyita ubumana. Hanyuma ububi ubugome ukabwita iki? Ntago nzi ko bubaho. Ntago nemera ko bubaho, ahubwo igihe icyitwa ubumuntu cyatandukiriye cyangwa icyitwa ubumana imbere yanjye cyatandukiriye nibwo mbona ububi. Donc Imana ni iki? Abasoma Bibiliya ngiye kuyikotinga mu Bagalatiya 5:16 bazasoma imbuto z'umwuka ziragaragara, urukundo, ibintu nk'ibyo urabizi wowe. Umuntu no mukirese. Okay, nisoma nyine nkamenya ni iki kirimo. Imbuto zitwa iz'umwuka: urukundo, kwihanganirana, kubabarira, ubudahemuka, bla bla bla, biriya byose. Iriya niyo Mana, ni kamere y'Imana. Tugana ku musozo Karinija, ndagira ngo abadukurikiye babyumve neza. Karinija bo ni ukuvuga ngo yemera Imana, aranayubaha na Kristo. Na Kristo ndamwemera ndanamwubaha. Yesu Kristo na Allah ndamwemera ndamwubaha. Na Muhammad intumwa y'Imana. Imana imuha amahoro n'imigisha. Utemera ni satani. Satani ntago mwemera ko, nemera ko satani ni umwuka w'ibitekerezo by'abantu, ni umwuka w'ibitekerezo abantu babwiwe. Abadayimoni sambwira ngo abadayimoni nka byagiye kera tunyura ku irimbi ukabona ko mu magufa haba harimo phosphore, ukabona phosphore iragurutse we na oxygen, ibintu biratse ngo dore mu irimbi harimo abadayimoni, ibintu biri kwaka. No nuri umuntu cyane, ndi umuntu ari mbere yo kuba umukristo na mbere yo kuba umunyarwanda. Uri iki? Noneho umunyarwanda, you see, noneho kimwe kiraje cyanyuma kije kukwibagiza ko uri umunyarwanda. Mbere yo kuba umukristo uri umunyarwanda. Reka ubukristo bwe kukwibagiza ubunyarwanda, ko no mu ndangagaciro nyarwanda harimo icyo twakita ubukristo bwabo. Niba mu ndangagaciro nyarwanda avuga ngo ntukice, iryo si itegeko riri mu kuva muri Bibiliya. Niba ari kuva igice cya 20 simbyibuka, ariko ndumva hari ahantu nigize mbisoma mu mategeko.
myizerere yawe uko ndi kuyumva njye ndumva ari imyemerere gakondo bijyanye na ya myemerere nyine y'abanyarwanda bo hambere iri yobokamana mbere y'uko riza iyobokadini byasanze abanyarwanda bari bafite ibyo imyemerere yabo kandi nkurikije ukuri gusobanura ibintu ndumva ariho uganisha ntabwo ari rwo rugero nari nkiye kuko ibyo uzabisanga no mu muco w'abanyasenegali mu banyagana mu banyacote d'ivoire uzabisanga hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi ibyo byose ni ibintu uzasanga muri Afurika generalije sibyo ntabwo ari uko ndi kubyatribiwa ku Rwanda n'abanyarwanda gusa ariko muri kamere muntu ubundi byakabaye bizwi ko mbere yo kuba umusilamu mbere yo kuba umukristo mbere yo kuba umudivantiste uri umuntu kuko sinzi niba ukindeba gutya wamenya icyo ndi cyo muri ayo madini uretse kuba nabafite bimwe mu bimenyetso nko kwambara ya ngofero uretse ko hari n'abambonye ejo naratangaye umuntu yambonye nambaye akanzu y'abasilamu ngira ikanzu y'abasilamu y'umweru aravuga ngo assalamu alaikum ndamwe se ndakubwira ko ndi umusilamu atari ko tuzi ko urumva tuzi ko ahubwo nta nubwo ari tuzi ko ntitwabwiwe ko uwambaye iriya kanzu wese aba ari umusilamu mu minsi yashize ushobora kuzahura nanjye nambaye ka kantu k'abapadiri hano ukabura wambwiye ngo Kristo Yesu akuzwe imyambaro ntaho ihuriye n'iyo myizerere bababwiye n'iyo myemerere bababwiye kuko wambaye kuriya ngira ngo ufite urugero rw'umupadiri njya ntumira kuri cano witwa Padiri Rushigaje iki naranabimaje namwese kuki utambara ka kantu k'abapadiri arambwira ati kingira padiri ntago ari uko nambaye ikanzu nta nubwo ari uko nambaye ako kantu uri kuvuga ati kingira padiri nuko muri njye mbyiyumvamo nuko muri njye nzi ko nahamagariwe uwo murimo ndabimwubahira ndanabimwemerera nta kibazo kingira padiri ntago ari imyambaro kingira shehe ntago ari imyambaro ari naho abantu bicira ibintu bakakugira minisitiri ukumva ko kuba minisitiri ari ukwambara costume ukicara mu biro ugasinya no kuba minisitiri bihera umukobwa mbibi imyaka yo ubu numiwe basi se kumenya aricyo bigutwaye mw'abantu mwe mudukurikiye ubu nicaye ahangaha mu kiganiro na Kari Nijabo numiwe kuko ndabizi ko hari na benshi bazatungurwa ntabwo ari we wenyine ubundi sinjya nkunda kwerekana urwo ruhande rwanjye ni rumwe urabizi buri wese agira impande eshatu umuntu agira uwo ari we aziranyeho nawe n'Imana ye ibyo twakita umutimamana umuntu akagira uruhande rwa kabiri yerekana ko ari rwo ariko atari rwo mu by'ukuri donc ukiyerekana umuntu mwiza kuri iki yego akagira n'uruhande rwa gatatu rw'uwo ashaka kuba we uri runaka ariko ubona Emma hari uburyo agira imyitwarire runaka ukavuga ati cyama nkigana Emma nkaba nka Emma sinzi niba uri kubyumva izo nizo mpande eshatu tugira sinjya nkunda kwerekana urundi ruhande mba nuziranyeho nanjye n'Imana yanjye gusa ni urwo mba nzi gusa kuba nyine wancokoje nkarwerekana ni ibyago cyangwa ni amahirwe ku bari banzi ku bari banzi ashobora kuvuga ati kumbe uyu muntu namuhaga akazi nzi ko ari mwene data uwabyumva atyo yaba afite ya myumvire irwaye cyangwa icuramye nta myumvire mibi ibaho nta n'imyumvire myiza ibaho ariko oya nawe rwose Emma uzi ko imyumvire mibi ibaho n'imyumvire ntabwo mbivuze ariko ukurikije ikiganiro twagiranye mu kanya Emma reka nkubwire uzi ko hari ahantu urumva nakoze ndi umunyamakuru abantu bakajya bavuga bati abanyamakuru b'iriya radiyo n'iriya televiziyo barwanya leta ariko wareba ibyo abantu bakora ntiwarwanya leta ukorana nayo uyikoreramo kubera iki kubera ko hari uburyo bworoshye bwo gutahura umuntu mu myumvire no mu mikorere no mu mitekerereze ye ko uwo muntu ari kuri standard yiniye mbonye ndeba ukuntu kubera ko ntabwo nemeranya nawe kubera ko abantu nk'abo yego ni byiza byo kutemeranya rega ndabyemera kubera ko abantu nk'abo ntabwo batinda kugaragara ngo urugero iyo mbonye nk'umuntu uvuga ngo akunda igihugu bya bindi watangiye umbwira ngo gusenga mba numva napfukama nkamusengera nkavuga Imana wambabariye Emma ko avuga ko akunda igihugu ukamugira minisitiri
maze akagaragara. siko wanze Ni kunsengera urugero niba watangiye uvuga ni urugero kubera ko gukunda igihugu ntabwo bizagaragarira mu magambo, sibyo? Abo rero nabo biroroshye kubatahura mu gihe umuntu avuga bene nk'ibyo ngibyo. Nibyo nakubwiraga, biroroshye kumenya ngo uyu muntu akunda igihugu cyangwa yanga igihugu ushingiye ku mikorere ye, udashingiye ku magambo yirirwa aryoshye akubwira. Biranoroshye kumenya ngo uyu muntu ni pasiteri cyangwa ni padiri cyangwa ni shehe mwiza, udashingiye ku magambo aba yicaye hari imbere abwira abantu. Ibintu najya nemera kubera ko kumbwira ngo umuntu ngo ni umukozi w'Imana, ufitanye nayo kontara y'igihe kingana iki? Yakwanga ntabwo wemera ko hari abakozi b'Imana muri iki gihugu n'ahandi? ako yema ngabambwiye, sibyo? Ni gute wemera ko Imana ishobora byose warangiza ukavuga ngo ndi umukozi w'Imana? ni abambasaderi bayo mu isi. None se Imana ntishoboye kwibera ambasaderi? Niba ishoboye byose, no wait, niba ishoboye byose kwibera ambasaderi nicyo cyayinaniye, none ikabona kizihoranza cyane. Mujye muva muri izo propaganda. Oya, ntabwo ari propaganda. Imana ntabwo wemera ko dufite ba Apotre na ibyamamare bazwi b'amazina azwi, ntabwo wemera ko ari abakozi b'Imana? Njye nakubwiye ngo ntabwo mbereho kwemera ako kantu wakibagiwe. Njye ndamenya murambabare, iyo utangiye kuzana ibintu byo kwizera no kwemera uba wirengagije ubumenyi. ari niyo mpamvu iyo ugeze muri Bibiliya abantu bakubwira ngo hagowe ngo uzongeraho ngo ntuzagabanyaho. None se abapasiteri bari yarabenteripurete ibyo bamaze gusoma niba bari kongera ku byo mwagiye muva muri ibyo bintu? aba ari ubusobanuro. Asobanura iki ko biri ubwayo niba yisobanura ivuga ngo ntihazagire wongera ntihazagire ugabanya? Niba yisobanura aba yongeraho iki? Ariko urabizi ngize igitekerezo, ikiganiro cy'ubutaha tuzagikora turi kumwe n'umupasiteri hano cyangwa umupadiri. Njyewe ntabwo nabyimaka, njyewe ntabwo nabishobora kugira. Ntabwo ari impaka, kuko wa azaza maze guhura n'abapasiteri benshi urabizi, yego, n'abapadiri benshi, ndabizi, n'abashehe benshi, n'abakozi b'Imana benshi. Ibyo ni bimwe mu bibyita, sibyo? Ntabwo mbahinyuye, ni abanyu, nibyo, ariko ngiye kugutangariza ikintu gikomeye. Nta muntu ukwiye kukwigisha Imana, no. Ibyo byo kuba ngo barabitoranyirijwe ngo basizwe amavuta, ntabwo wemera ko basigwa amavuta? sinzi abantu bajya bambabarira nyine kubera ko nta teoloji nize, ariko muri njyewe harimo Imana. Niba wemera ko ngira umutimanama cyangwa umutimamana, muri Emma arabizi neza Emma ko iyo akoze icyo abakoze icyaha. Satani ankoresheje icyaha, nta kibazo kubyita kose, ariko urabizi ko kiba ari icyaha ukoze. Yego. Niyo bataza ngo bakikubwire ngo bakubwire ngo ibi n'ibi ni icyaha, urabizi ko wakoze nabi uwo wakoze nabi. Niba Imana mu gitondo ubyuka ukabona biremeye, ntawe ari gusabiye ngo Mana ngo uze kureka Emma ngo azibyuka ari muzima, wajya kubona ukabona abana bawe barariye, ukabona abana bawe barize, ukabona barambaye, utegereje Imana bazakubwira ngo jya kuyishakira, sinzi hano bajya gusengera ngo bajye gusengera ngo kwinginga. Imana ni umubyeyi, umubyeyi aramwinginga iki? Umubyeyi ntamenya icyo abana bakeneye. Niba muri babi mukamenya guha abana banyu umugati aho kubaha inzoka, Data wo mu ijuru nicyo azabira. Ariko Bible iravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Nibyo tuba turi gukora nyine. None se iravuga ngo mujye mu mashyamba muzabona, ngo mujye kanyarira muzahabwa? Kare wambwiye ko wemera Yesu cyangwa Yezu. Yego. Yazamutse umusozi ngo n'abigishwa be ajya gusenga. Yego. Ni nk'ibyo rero kubera iki yawuzamutse? Ugomba kumenya ntabwo kuzamuka bihagije. Kubera iki yajya kuzamuka bigenze bite? Yaragiye gusenga. Yego, icyo yaragiye gukora cyo kirazwi, ahubwo kuki nyine ariho yagiye. Impamvu ariho yagiye ni uko yabonaga uko yagumanaga n'abantu, atabonaga umwanya wo kwiherera nkawe ku giti cye ngo aganire n'iyo Mana ye, sibyo? Ngewe ndi mu nzira nimo ngenda, nshobora kugenda mbwira Imana ndi Imana, ariko se ko mbona ibiciro bikomeje kuzamuka ku masoko, harya ibintu bibereye zabiyihe?
ni urugero muri njye nkumva ijwi rimbwira ati humura ibyariho ni uku byahoze ni nako bizahora nta gishya kiri munsi y'ijuru. I think ibyo abantu barabizi, niba batabizi nibo bavuga ngo haje ibintu by'inzaduka. Intambara zahozeho, ibyorezo byahozeho, imitingito bizanahoraho, sibyo? Njye nshobora no kugenda niba gusenga no kuganira n'Imana uri kubwira so wowe data wa twese, njye mbona mubikora abantu bazantera amabuye ndabizi, ariko bambabarira. Umuntu akajya gusenga agahumiriza fasha uri kubwira so ahumiriza wowe, cyangwa wambwira ati data ko ikayi ku ishuri yashize, papa ko minerivari banyirukanye. Guhumiriza no kwirinda ibirangaza muri iyo Bibiliya muri iyo miliyuri muri iyo Bibiliya mugenderaho, n'uwo Kristo mureberaho, nihe bababwira mu gitabo mumwemeramo ko yajyaga gusenga agahumiriza. No, kandi muri Matayo aravuga ngo nimujya gusenga mujye musenga mutya, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwa ibintu nk'ibyo. Hari ahantu hatangira ngo mujye mubanza muhumirize. Nturahumiriza nari mugiye gusenga harya wambwiye ko ngo uyu munsi nibwo bwa mbere nakora ikiganiro cy'imyemerere, ariko cyangoye ndabona ntajya mfitinga pe. Ntafitinga n'ibintu by'imyemerere n'imyizerere. Ariko impamvu abantu bakubuza kumva no kumenya Imana yawe, kuki abantu bubatse insengero, Kristo nta rusengero yagiraga. None se Kristo ko yambaraga rugabire, yambaraga rugabire nazo zitari zenyewe zino tubona ku isoko z'Abamasayi, ubonaga ko ni mu mafoto ko bamufotora ni rugabire. Ni iki umunsi wambara ingozi, wambara supesi, wambara rugabire. Zikorwa mu ki? Zikorwa mu ruhu. Ariko kuvuga ngo Kristo nta rusengero yagiraga, yavukiye he? Yavukiye muri Bibiliya handitsemo ko Yesu yavukiye i Betelehemu. Ahagana he? Mu ihekaru. Ihekaru ni iki? Mu rusengero. Aya Kristo ntabwo yavukiye mu rusengero, waba umbeshya. Nkurikije Bibiliya mbona ko yavukiye mu muvure. Simbizi ngo amuka mu kiraro ahantu, simbizi, sibyo? Ariko akajya ajya mu isinagogi, sibyo? Ariko iyo sinagogi ntabwo yitiriwe izina rye. Niba dukurikira inzira za Kristo nk'abakristo badukurikiye, wenda twibanze kuri Christianism kubera ko ugomba kuba yubogamiyeho, ariko niba dukurikira inzira za Kristo, Kristo akaba nta muntu yigeze yaka igiceri cy'icumi cy'amaturo. Hari aho bize? Komeza. Ubwo nahita nkotinga ya ndirimbo ya mutipe ngo Messi yakuriye mu ikanzu imwe. Urumva? Kristo akaba atarigeze ababwira ngo ndi umudive cyangwa ndi umwadeperi cyangwa ndi umukatolike, hanyuma mwe mugatangira kwirema ibice. Uribuka nyina na bene se baza kumureba akavuga ngo mama na bene data naba ubwo nyine mba ninjiye muri Bibiliya kuko ndayisoma, nitujyana muri Korani uze kumbaza neza. Iyo ndayubaha. Ukibaza rero ibi bintu kuki abantu bubatse insengero mbere na mbere, Emma, ni nacyo kibazo abantu bakabaye bibaza, kuki abantu banditse Bibiliya hanyuma bamara kuyandika bakavuga ko yahumetswe n'Imana, bari bagamije iki? Simbizi, umuntu udukurikiye wenda bitewe n'imyemerere n'imyumvire ye yakwisubiza. Hanyuma bakarengaho bakubaka insengero, Kristo nta rusengero na rumwe yubatse, sibyo? Ariko uribuka imyaka ishize Kristo abayeho, reba nawe iyo umaze ubayeho development yagiye ibaho. Reba iterambere ryagiye ribaho mu myaka umaze uriho. Nawe ku gihe cye iyo haza kuba hariho iterambere. Reka kungora. Niba Kristo ko yahoze ariko ariya niko azaguma ameze, uri kuzana iby'iterambere urijyana. Iterambere ntabwo narireka kuko insengero none se donc Kristo uko yarari niko ari, ni nako azahora. Yego, uri kweditinga ibintu aho nta maka ngengeze ku kijyanye n'urusengero, kandi uko yahoze nta nsengero yigeze agira, urazizana yowe.
no Emma urimo urangora cyane nakubonye uragira ngo amakamba no Kristo uko yahoze yahoze afite insengero uko ari ubu akwiye kugira insengero none se twajya uko dusenga azahora mwajya musengera iyo sengeraga yose yajyaga ku musozi ntabwo umwibuka yigisha ariko se ibi bintu by'abandi turi kujyaho umva Karinija wambwiye ko umuntu umucuti wawe ariko uzibaza impamvu abantu bubatse insengero icyo kintu uzakibaze icyo kintu uzakibaza Bibiliya iravuga ngo Imana ibera hose icyarimwe niba Imana ibera hose icyarimwe tukaba tuzi ko muri iyi nzu twicayemo Imana ihari tukaba tuzi ko mu cyumba cyawe Imana ihari tukaba tuzi ko ku muhanda aho tugiye Imana ihari tukaba tuzi ko muri studio aho twicaye Imana ihari kuki abantu bubatse insengero yemwe bantu mudukurikiye no go beyond renga ibyo ngibyo wibaze ibyo ari ibintu biri simple nk'umuntu utarize theology mba nibaza kuki abantu bubatse insengero njye mfite umwana mutoya afite imyaka 4 niwe mutoya mfite yigize ambaza ngo papa ngo kuki iyo dusenga Imana tuvuga ngo our father aho kuvuga ngo our mother undi umukurikiye ufite 8 arambaza ngo kubera iki ngo dufate amafaranga tukayashyira abapadiri n'abapasiteri urumva twasohoka tugasanga hanze ya kiliziya hicaye abantu bamugaye bagize bake bakeneye amafaranga bari kuyasabiriza ngo bajye kubaho ayandi twayatanze mu rusengero muri kiliziya wamusubije ndiki nababwiye ko batari ku rwego rwo kumenya ibyo gusa ntabwo bari ku rwego rwo kumenya ibyo kuko hari igihe nanjye nabayeho nzi nk'ibyo Emma nabayeho nibaza ibibazo nk'ibyo igihe kinini baho nibaza icyo kuba umukatolike bimariye baho nibaza icyo kuba umuadeperi bimariye umuadeperi baho nibaza icyo kuba umusilamu bimariye umusilamu ariko uko umuntu agenda akura ugenda uvuga uti niba Emma ari umuadeperi bikamufasha kuki wamwambura ikintu kimufasha niba Karinisha ari umuyisilamu kuki umwambura isilamu ye kandi imufasha sibyo kugeza igihe buri muntu azagera ku mitekerereze yo kuvuga ngo ndabona ibi bitamfasha ariko ntabwo nicara kuri kamera yawe ngo mbe nahindura imitekerereze n'imyumvire y'umuntu ntabwo ari byo sinabyiza imyizerere y'umuntu ngira ngo no mu itegeko nshinga byanditsemo rya Repubulika y'u Rwanda ko ari ntavogerwa keretse igihe ibangamiye ituze rya rubanda sibyo abantu nibizera uko bizera nibemera uko bemera ariko mu rwego rw'ubworoherane no kumva ko umuntu afite uburenganzira ku byo yumva n'ibyo yizera areke n'undi batumva ibintu kimwe abyumve gutyo kuko niba Bibiliya ivuga ngo buri wese azabazwa ibye ngira ngo nta gitabo na kimwe mu by'iyobokadini kivuga ko nzabazwa ibyawe cyangwa uzabazwa n'icyaha ngo ni gatozi mu mategeko ya leta z'ibihugu n'ibyaha bigatozi niba ndi gukora ibyaha niba urari gukora ibyaha kubera ko yizera ibi niba mureke nyine abe gatozi ibyo bizamubarwe mu gihe utaricara ngo wigemo wiyumve uko ukwiye kwibanira ubone n'uko wabanira abandi umwana ejo bundi yarambwiye ngo ubukwe bwe bwapfuye ngo kubera ko idini asengeramo ridahuye n'iry'umuhungu mufiyanse we ngo none ngo idini ry'umuhungu ryanze kumusezeranya baramusaba ko ahindura akajya mu idini ry'umuhungu ati kandi sinshaka kurijyamo mfite iryanjye ati none ubukwe bwacu bwapfuye ubwo rero utumye nibaza yego ikibazo kigira kiti ubundi byaba bitwaye iki wa mugani Emma reka nkubwire kutamenya Imana buriya ni ikintu gikomeye cyane kandi cyica ibintu byinshi mu bantu
kuri njyewe ariko bambabarire wenda batabyumva kimwe nanjye. Imana ni urukundo. yego Niba uwo musore n'uwo mukobwa bari bahujwe n'Imana, Imana ikaba ari urukundo, abantu babiri bakaba bahujwe n'urukundo ari rwo Mana, ninde wajya gutandukanya iby'Imana yahuje umuntu? Ubwo se yaba arusha ubushobozi Imana byo kujya gutandukanya iby'Imana yahuje? Mu gitabo cya Samweli ntabwo nibuka niba ari icya mbere cyangwa icya kabiri, handitse ngo Imana irakenesha igakenura ikiri kuzimu igakurayo. Njya numva abantu babisoma, nanjye ndajya mbisoma. None se niba Imana yafunga igafungura, yashyira ikuzimu igakurayo, yatuma abantu bakundana, wowe urinde ufite ubushobozi bungana iki bwo gutandukanya abantu Imana yafatanyije? Numva nk'ayo makosa agenda aba hagati ya bya bice abantu bagenda birema. Nahereyeho nkubwira, kavuga ngo umuntu n'umukatolike, so what? Ni umwadeperi, so what? Ninde mwadeperi uri kuri iyi kamera waburaye akagenda muri butike akavuga ngo ngo umwadeperi ni mu ibiryo bakabimuha? Ariko nzi umuntu ngenza abantu baburaye akajya kwa Ema ngo muhe umuceri, Ema akamuha umuceri akarya. Urarata ubwadeperi akaba ko ari umwadeperi bakamuha umuceri. N'uguhaye ntabwo abashingiye kuri umwadeperi, abashingiye mbere na mbere kuri umuntu ko azi uburyo inzara iryana. Sinzi niba nisa nibuka urugero rwa wa muntu twavugaga mu kanya, wari ufite idini yumvaga ko abaribamo ari abayobe, ariko agize ibibazo aba ari bo bamugeraho bwa mbere. You see, Ema, ubumuntu niyo fondema, niyo base y'ibintu byose. Ikindi cyose cyaza gicamo abantu ngo aba ni abayobozi, ngo aba ni abaturage. None se abayobozi ntibava mu baturage? Ariko kuki umuntu agera mu bintu ukagira ngo ni ibintu byanutse ahantu hatari abo bantu? Sinzi niba ujya ubyumva. N'umukuru w'igihugu mu minsi yashize yaravuze ngo hari abahagera akavuga ngo zico ndico. Uri iki se ko ari wowe wari twebwe ejo bundi, ko ari twe tuzabaho ejo? Nyine ni utuntu turi simple tukwereka uburyo ibintu tubamo rimwe na rimwe tubyumva mu buryo tudakwiye kubyumvamo. Kumva ngo umudive ntiyashyingira umusilamu, ibyo se ni ibiki? None se ingo zasenyutse, amadivorce abenshi ni abantu babanaga baba mu idini rimwe, ni abantu babanaga bataba mu idini rimwe. Sinzi niba izo sondage statistique n'ibindi bigo nkuru ubushinjacyaha bukuru cyangwa urukiko rw'ikirenga bajya babikora, bavuga ngo twatandukanyije bari abo mu madini aya n'aya, cyangwa bari bafite imyizerere imeze. Ariko ugiye kubireba, ari umusilamu n'umusilamu batandukana, ari umudive n'umudive batandukana, ari umudive n'umwadeperi nyine nicyo kikwereka ko ibi bintu byitwa ko bitandukanye abantu bidakwiye kuba ishingiro ry'icyari cyo cyose kuri iyi si completely. Kuvuga ngo ni umuzungu, ni umwirabura, ngo akurusha ubwenge, ngo barangwara ubuzima bwiza, uri inaha wabugira, uri muri Amerika wabugira, uri he? Ibyo ni ibintu biba biri dinamike, bitari statique, atari ibintu. Tugana ku musozo, abana bacu cyangwa se abakiri bato tubaho uwuhe murage? Mubaho ibyo mwarazwe kuko ntawe utanga ibyo bafite. Nta kindi nasubiza. Utumye nkumbura muzehe mpyisi. Ema, icyo ni ikibazo kiri compliqué. Umuntu yacyumva akumva ni ikintu cyoroshye, ntabwo nshobora gukurura nishyira, kuko n'ubundi nakurura nishyira sinzaza guha abana bawe ibyo mfite, nta burenganzira mubasha mbafiteho mu mitekerereze, kuko abana hari igihe tubamenyereza umurongo akaba ari wo bagenderamo. Nibyo ndi buvuga kuri kamera, nabizi uzabibona muri commentaire, bamwe bazantera amabuye, which is good kubera ko ntabwo wenda numva ibintu kimwe nabo, ariko which is bad kuko hari aho ibyo nakavuze wenda byakagize icyo bihindura gito. Nubwo ntari hano ku influencer, hari abo bita ngo social media influencers, ntabwo ngende hano ku influencer wari wese, ariko umuntu atanga icyo afite, nanjye ntanze icyo mfite, nawe uzabaha icyo ufite, n'abadukurikiye bazaha abana babo icyo bafite, buri wese ajyaho umwana we cyangwa uwo afiteho ubushobozi icyo afite. Kuko cyane cyane abana nta nubwo n'aya magambo ndi kuvuga, abana ntabwo bumva ibyo tuvuga, bareba ibyo dukora.
ntabwo ari urugero rwiza rero kubwira abana ngo abana banjye ngo iyo bagiye gusenga ngo bagira gutya cyangwa bashyira agahanga hasi cyangwa barahumiriza. No, umwana nabona ubikora akabona imbuto umwerera akabona ibyo byose azabikurikiza. Imiti rero kwirirwa unamubwira ngo mwana wanjye ngo biriya ni icyaha ngo biranga iki, ayo ni amagambo. Uzabwira umwana wawe ngo kunywa inzoga ni bibi buri munsi akubona wasinze. Bwira umwana wawe ngo gukubita nyina ni bibi buri munsi ukubita nyina. Urumva uri expecting ubundi iki ko abana ari abo bari bo nyine? Abana ni ingero tubaha, abana ntabwo ari ibyo tuvuga. Nawe rero kumbwira ngo abana tubarere gute? Tubahe ingero, nta kindi, nicyo wenda nasorezeho. urakoze cyane Jean de Dieu Kanijabo, turagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye kandi harimo ubutumwa bukomeye. Abadukurikiye nizere ko muzagende muca akarongo ku yagiye avuga ingingo zikomeye zacaho akarongo. Ikintu cyose cyatanya umuntu n'undi gikwiye kugenderwa kure. Urakoze cyane, nicyo nakuyemo kandi ndagushimiye. Murakoze cyane Yema, reka dushimire n'abakunzi ba Iriba News, mukomeze kugira ibihe byiza, ntimuzanzize ibitekerezo byanjye, nta bumenyi bwinshi ngira nubwo nari mfite ntacyo nasize inyuma. Abadukurikiye ni macuwa barakuze cyane bihagije mu myumvire no mu mitekerereze, rwose ntugire impungenge. N'ubundi we nta wundi. Urakoze cyane.